twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze inshuti bakunzi b'ibiganiro byacu. Uyu munsi tunejejwe no kubazanira inkuru nziza y'uko tugiye gutangira kubaha amasomo ku byerekeye ikoranabuhanga, ukaba wabyaza umusaruro interineti yawe. Kuba utunze smartphone bikaba ari byo gishoro cyonyine usabwa. Ndashaka kubigisha ibijyanye na YouTube, uburyo ihemba, uburyo umuntu akoreraho amafaranga, uburyo umuntu ashobora kuyibyaza umusaruro, uburyo umuntu ashobora kuyikoresha apana kureba videwo z'abantu gusa, ahubwo nawe ugashyiraho izawe zikabasha kugira icyo zikwinjiriza. Warasigaye niba rwose ufite smartphone ariko ikaba nta kintu na kimwe ikwinjiriza, waratakaye sinabura kubikubwira. Gusa uri umunyamahirwe kuba ubonye iyi videwo. Icyo ngusaba ni ugukanda subscribe, share, like, comment, maze nkatangira kukwigisha uburyo wabyaza umusaruro interineti yawe ukaba umukire nk'abandi. Ngira ngo muri iki gihugu cy'u Rwanda mumaze kumenya abagabo benshi bagiye bakizwa na YouTube. Ni ibintu bitari muri make, ni ibintu bitari mu nzozi, ni ibintu bihari, ni ibintu bya nyabyo. Abantu barakize, abantu baguze amamodoka, bubatse amazu bakoresheje urubuga rwa YouTube hano mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye ku isi. Rero niba ubashije kubona iyi videwo, kanda subscribe. Ndaje nkwigisha uburyo ushobora kubyaza umusaruro iyo telefone yawe ikakwinjiriza amafaranga utavunitse mu buryo bworoshye. Nta kindi usabwa usibye gukanda subscribe, nkaza nkwereka uburyo ushobora kubyaza umusaruro iyo telefone yawe ya smartphone.